nongeye kubasuhuza abakunzi kuri Nelia TV1 mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bihaca. Ndavuga ibiganiro binyura ku muyoboro wa Nelia TV1 aho dukurikiranira amakuru agiye atandukanye, amakuru yo muri social media cyangwa se amakuru y'imihanda. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese tubana umunsi ku munsi. Mwamubonye ni Mutesi Jolly, umukobwa mwiza cyane. Miss Mutesi Jolly murabizi ko numumisi nagaruka kubyitirira yatwaye ikamba rya Miss Rwanda ry'umwaka wa 2016 niwe waryegukanye. Niyo mpamvu yitwa Miss Mutesi Jolly, niyo mpamvu ari umumisi nyine kandi koko muramubona pe. Ariko mumanze mbaze nk'umuntu udakunda Mutesi Jolly amwangira iki? Kari umukobwa mwiza cyane, ntiyiyemera, ariyumva sava, kandi kwiyumva nge ntekereza ko ari zimwe mu ndangagaciro zakaranze umuntu uwo ari we wese, kuko iyo wiyumva ugira confidence, iyo wiyumva nyine iteka wiha bravo. Nkibaza nk'umuntu wanga Mutesi Jolly amwangira iki? Tudatinze rero tugarutse kuri album de Brainium ya Platini ndetse na Neri Ngabo, na album bashyize ahagaragara cyangwa se bacuruje kuri uyu wa 29 z'uku kwezi. Birumvikana ni igitaramo rero cyitabiriwe n'abasitari benshi batandukanye, benshi. Ariko kandi na Mutesi Jolly ni umwe mu bitabiriye icyo gitaramo. Ntabwo Mutesi Jolly amenyerewe cyane mu myidagaduro, kubona ya participating arayimenyerewemo, aba mu myidagaduro yo mu Rwanda, muri showbiz, ndetse nyine nawe no aba muri showbiz nkuko mbivuga, umustar. Ariko kandi ntabwo bimenyerewe ko yitabira ibikorwa nk'ibi cyane by'abahanzi. Akenshi ntabwo abyitabira cyangwa se ngo aparticipe. Ariko kuri inshuro kuri album ya Neri Ngabo ndetse na Platini, uyu Mutesi Jolly yatunguranye, yagaragaye muri bino birori, afata speech, atera inkunga ya album. Ari byo byatunguye abantu benshi cyane. Wakwibaza ngo iyi album yayiguze angahe? Nukuvuga ngo mu magambo uyu Mutesi Jolly yavuze neza ko ahavuka haba inka, kandi bagira umuco wo kugabirana inka. Yavuze neza ko mu muco w'iwabo iyo umuntu akoze ikintu cyiza avuga ko bamugabira inka. Avuga ati rero none mu bushobozi, yavuze ati nkanjye mu bushobozi bukeya ndum.com nta nka nyinshi ndagira, ariko mbemereye ishyo riba rigizwe n'inka 10. Nuwe ngo inka yese yibarira miliyoni 1, aho yese abahereza miliyoni 10 cash. Nta nubwo ari inka bya bindi bya Roskana na Bruce Melody, hahandi Roskana yatanze miliyoni nyinshi kuri album ya Bruce Melody, bigaheruka mu kuvugwa. Ariko uyu Jolly yazamukanye sheke iriho miliyoni 10. Ari nayo mpamvu yese baba bihuza n'izo nka yatanze. Tutabona igiciro cya buri nka, kuko yavuze neza ko abahaye ishyo ry'inka. Atariko nge sinorora, yaba nzifite nakabaye nzibahaye, ariko kandi nzibahaye mu mafaranga, kuko yabisobanura avuga ko we ubwe ari umu.com, izo nka atabasha kuba azifite. Ariko kuko ari umuco w'iwabo basanzwe bagabirana inka, niyo mpamvu nabo yahisemo kubagabira ishyo ry'inka, aho yaritanze kuri sheke iriho miliyoni 10 cash. Iyo ni sheke yari yanditse mu mazina ya Ishimwe Clement nyiri Kina Music, abantu bahanze bombi babarizwamo. Nuvuga ngo Neri Ngabo ndetse na Platini ni abahanzi basanzwe muri Kina Music kandi bafite izina rikomeye hano mu Rwanda. Tugarutse rero kuri Mutesi Jolly. Mutesi Jolly abantu benshi cyane batunguwe n'uburyo ki yahagurutse, mbese uburyo ki yahaye support iyi album. Ariko kandi Mutesi Jolly yaje kubisobanura neza, avuga ko ubusanzwe akunda igihugu,
yabisobanuye avuga ko akunda igihugu cye agomba kugishyigikira kandi niko kubaka igihugu muri rusange. Arongera avuga ko akunda umuziki by'umwihariko umuziki wo mu Rwanda, ko yawushyigikira ari inshingano ze atari n'ibyo yakabaye yibutswa. Gusa kandi impamvu babimubazaga ni uko batabimumenyereyemo, ntabwo bamumenyereye aza gushyigikira amarubumu y'abantu. Ariko kandi hano usibye kwibaza byinshi, uyu Mutesi Jolly afitanye umubano wihariye na famiye ya Ishimwe Clement ndetse na Butera Knowless, aho basanganwe ubushuti bwimbitse. Usibye kuba yaza gucelebratinga cyangwa se gushyigikira bariya bahanzi bo muri lebo ya Kina Music ihagarariwe na Ishimwe Clement, uyu Mutesi Jolly asanzwe n'ubundi ari inshuti yabo ya hafi cyane, asanzwe ari inshuti y'uriya muryango. So ko yaza kubashyigikira rero urumva ni nko gushyigikira inshuti ye, kandi birumvikana gushyigikira Platini na Neri Ngabo barebererwa na Ishimwe Clement, urumva neza ko ubushyigikiye Clement muri rusange. Rero ibi abantu benshi bari kubyibaza impamvu yafashe izo miliyoni 5, iyo sheke akayandika ku mazina ya Ishimwe Clement. Nta kindi ni uko n'ubundi byose kimwe, ni nk'uko wajya gufasha umwana ukabinyuza kuri se, cyangwa wajya gufasha se ukabinyuza ku mwana, urumva ibyo birabangutse. Ariko kandi ikindi cyabimuteye ni ukubera yuko na Ishimwe Clement yarimo yizihiza cyangwa se yenjoyinga uburyo amaze imyaka 20 ari umuproducer. Urumva nawe ni nko kumuhereza congratulations y'urugendo amazemo igihe. Burya imyaka 20 uri mu kintu utarafeilinga, ugikora ibintu byawe bikiri hejuru cyane, imyaka 20 aba ari iyo gucelebratinga, aba ari ibintu bitangaje nyine, cyangwa se aba ari ibintu byo kwishimira. Urumva ni muri urwo rwego uyu Mutesi Jolly yagize gutya akanyuza sheke mu mazina ya Ishimwe Clement. Ariko kandi ni ibintu abantu benshi byabatunguye, biranabashimisha cyane, kuko burya kugira ngo album ibe yagurwa n'umuntu umwe, ubwo ahita yishyura miliyoni 10 cash, murumva neza ko ni ibintu biri supportive. Kandi ikindi ya album nta nubwo ari Mutesi Jolly gusa wayiguze amafaranga menshi, n'uwitwa Prophet Joshua yaje nawe ayigura miliyoni 5. Avuga ko ejo mu gitondo bari bugende kuzifata, mbese avuga ko inzira barashaka ko bazibonamo nizo barazibonamo. Muramuzi Prophet Joshua no mujejeta franga, ni umwe wakunze kugaragara mu bitaramo byinshi, cyangwa se ashyigikira abahanzi bahereza amafaranga, ubona ko ari gutanga amafaranga cyane. Ibyo nibyo azwiho, cyangwa se nibyo byamuranze nyine nk'umunyamafaranga. Urumva ko album nyine yaguzwe. Kandi sabo gusa, murumuna wa Ishimwe Clement nawe yaje ayigura miliyoni 10, aho yashyize side imwe ho miliyoni 5, ubwo ni kuri Neri Ngabo, ndetse ashyira no ku yindi side miliyoni 5, ubwo ni kuri Platini. nawe ahita yishyura miliyoni 10 cash. Byumvikane ko izo nizo zari miliyoni ziri hejuru cyane, urumva z'ubwazo ni miliyoni 25 z'amakashi. Tudatinzira tugaruke ku mukobwa wacu Mutesi Jolly, umukobwa wambara neza cyane. Mu minsi yashize yasobanuye aho akuriye imyambaro, cyangwa se ikimutera kwambara imyambaro ihenze cyane, myiza cyane kandi ihenze. Yarabisobanuye, abisobanura agaragaza umugabo we Rugumi, reka tubyite ngo umufiance we, kuko burya umuntu avuga ko umuntu ari umugabo we bamaze kubana byemewe n'amategeko, byaba ngombwa n'Imana ikabiha umugisha. Icyo gihe nibwo umuntu ashobora kuvuga ati umugabo wanjye. So reka tumwite fiance we, umusheri we cyangwa se umufiance we Rugumi Saidi w'umunyatanzania. Uyu Mutesi Jolly igihe yasobanuraga aho akuriye imyambaro ihenze, cyangwa se aho akura iyi myenda y'agaciro nka gutya, yavuze neza ko afite umugabo w'umunyamafaranga, cyangwa se afite umufiance w'umunyamafaranga, cyane ko umugabo we uyu Mutesi yasobanuye ko Rugumi ari umucuruzi w'intwaro zikomeye. Abisobanura avuga ko izo ntwaro azijyana mu bihugu bikomeye nko mu Bufaransa, Ukraine, mu Burusiya, ibihugu nk'ibyo bikaze cyane, ko navuze ibihugu birimo intambara. Birumvikana nyine nibo bakenera intwaro.
uyu rero umugabo we niko kazi akora ka buri munsi, murabyumva neza ko gafite amafaranga, ariyo mpamvu nyine avuga neza ko ariho akura iyi myambaro ye yambara ihenze kandi y'agaciro. Ibyo bivuze mu gihe abantu benshi baba bamaze igihe kinini bamwibazaho bavuga ngo akora iki, kuko ni mu gihe yari yashyizeho inkweto yari agiye kwambara, avuga ko yayiguze miliyoni enye. Yari inkweto ihagaze agaciro ka miliyoni enye. Ubwo urumva iyo ni inkweto, ntabwo yari yakavuze ku ikanzu, ntabwo yari yakavuze ku myambaro yambaye. Abantu benshi baramwibasira, aho bavuga ati abakobwa benshi bo mu Rwanda usanga iyo usuzumye ibikorwa bakora cyangwa se ugasuzuma amabizinesi abinjiriza n'akazi bakora, uba usanga uburyo benjoyinga amafaranga bidahura n'ibyo binjiza. Bavuga ati umuntu wenda yambaye inkweto ya miliyoni enye, byumvikane ko ikanzu ari nka miliyoni wenda 20, ntabwo mbizi. Baha agaciro ibintu bimuriho, ugasanga we ubwe yambariye nka miliyoni 50. Kuva mu rugo kujya muri event runaka, wamureba ugasanga yambariye nka miliyoni 50, kuko itubara urukweto yambaye agaciro rufite, ukabara isaha agaciro ifite, imyambaro yambaye, wagera kuri perike rero, kuri wig, ibyo byose wabaha agaciro ugasanga umukobwa umunyarwandakazi yambaye ubwe yambariye miliyoni byibuze 50. Ibi rero abantu benshi rero sigaye babyibazaho, cyane cyane kuri Mutesi Jolly, bakavuga ko Mutesi Jolly yambara ibintu bihenze cyane, bihabanye n'ibyo akora cyangwa se bihabanye n'ibikorwa bamuziho. Icyo gihe nibwo Mutesi yaje kubisobanura, avuga neza ko imyambaro yambara aho iva, ni ku mugabo we w'umunyamafaranga, niwe uyimugurira, niwe uyimwambika, niwe mbese nyine buri kimwe cyose ukifitemo uruhare. Kandi kuva icyo gihe akibisobanura, nta wundi wigeze kongera kugira icyo abivugaho. Urukundo rwa Mutesi rero n'uwo Irugumi Saidi bakomeje kurumubazaho, ariko kandi Mutesi Jolly mu ijwi ryiza cyane arasubiza ati nonaha twaje kuri alubumu no kumva indirimbo ziyiriho, alubumu ya Platini ndetse na Neri Ngabo, nibyo twakabaye tuvugaho nonaha. Ibyo kuba twavuga kuri Rugumi Saidi ntago ari iby'aka kanya. Yabasubije avuga ko muri aka kanya, muri iyi minota, bakabaye bavuga kuri alubumu ko niyo bateranyije, no yatumye baterana nyine. Aho ngaho rwose abyangira hejuru, nta yandi makuru yashatse gutangaza yerekeye kuri uwo mugabo we, cyane ko umugabo we yaherukaga mu Rwanda atera ivi, aho bavuze neza ko ashobora kuba aje gufata irembo. Kandi koko niko byagenze, yamutereye ivi yo kumwambika impeta, amusaba ko bazabana cyangwa se bazarangizanya urugendo rwe, cyangwa se urugendo asigaje hano kuri iyi si bari kumwe nk'umugore n'umugabo. Na Mutesi atazuyaje yese avuga ati yes, ndabyemeye kuba nakubera umugore cyangwa se umutambukanyi w'ibihe n'ibihe. Aho ni kuri Rugumi Saidi. Saho gusa kandi bamubajije no kuri Kayine Rugaba ukunze kumuvugaho cyane, avuga bamubaza uburyo ki yabyakire cyangwa se uko abifata iyo yumvishe Kayine Rugaba avuga ko Beyonce ntaho ahuriye na Mutesi. Yavuze ko Beyonce yemwe na Nicki Minaj badashobora kunama hasi ngo bapfundure imishumi y'inkweto za Mutesi Jolly. Bavuga ko Mutesi Jolly ari wundi ari umuntu urenze. Ibyo byavuzwe na Kayine Rugaba, baramuzi ari mu gihugu cya Uganda. Uyu Mutesi Jolly rero babimubaje ati wowe ubona ko kuruta Beyonce? Mutesi Jolly atazuyaje nabwo yabasubije ati se usibye kumbaza ko nduta Beyonce, wowe ubibona ute? Ati wowe uri kubimbaza mfasha, wowe iyo undebye umbona ute? Mutesi rero mu gisubizo kizemuhaye yashimangiye neza ko ntahahuriye na Beyonce, ashimangira yuko nta hantu bahuriye, yemeza ko nyine amurenze. Aha rero ni bimwe nge navuga ni karite Mutesi Jolly afite, kuko uyu mukobwa yagira confidence, arisobanukiwe pe, arisobanukiwe, arabizi ko ari mwiza,
arabizi ko ari umuhanga, arabizi ko afite umuco, kandi arabizi ko afite amafaranga. Niyo mpamvu 100% kumugereranya warangiza ukamubaza uti wowe ubyumva ute, 100% akubwira ko nyine amurenze, kuko nyine abyiyiziho. Kandi koko izo nge numva ari indangagaciro z'umuntu, kwigirira icyizere, kwiyumva wowe ubwawe. Noneho ugize amahirwe undi muntu niwe ugushyize hejuru, wowe se urinde ubihakana. Atazuyaje nawe yahise basubiza neza ko amurenze, arenze Beyonce. Kandi ntekereza ko nka nyiri bwite nimba byivugira, ndetse n'uwo Kayini Rugaba akaba yarabihamije, undi waza abihakana byaba ari amahane. Twari kuri Mutesi Jolly rero muri alubumu ya Neri Ngabo ndetse na Platini. Ndabashimiye mwese twabanye kuri kino kiganiro kuri Neri TV1. Mwakoze cyane kubana natwe, ndagushimiye aho twabanye, by'umwihariko hose wakoze subscribe, warakoze cyane. Nawe utarakora subscribe nicyo gihe ngo hakande, nimba ntacyo bigutwaye nicyo gihe ngo ukore subscribe, niyo nkunga tukwifuzaho. Nukundi iki kiganiro ukore like, ugisharinge, hanyuma usige na comment. Nabwo ngo ndabakunda cyane, dukomeze tubane mu biganiro bikurikiyeho. Nabwo ngo naho butaha, Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi bahaze imigisha yayo, bashyireho uburinzi, uyu mwaka tuzawusoza amahoro. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.